ahubwo nge nigereye kuri teri ni amakuru ameze uku nguku ndagira ngo mutere agatebe banyarwanda mutere agatebe bicare mbaha amakuru afatika bajyaga babazanira amakuru y'ibihuha ariko ngiye mugira neza nzanye amakuru atwika y'umuriro oya tugirire neza aya makuru rero nageze kuri teri mu mujyi wa Kigali menya amakuru y'uko Yuvestine yamaze gusinyura na Irene nyuma yo gusinyura na Irene rero Dorcas nawe yamaze gusinyura na Irene buretse gatoya twumva Dorcas nawe nyuma yuko Vestina yasinyuye nawe arasezeye Dorcas nawe arasezeye ahita asezera ndashaka kubwira Irene we uracyari umwana kabisa uracyari umwana akagakiro ntabwo kazi ushaka wicara hasi wige ni gute ushaka kuyobora umuntu uri mu rugo rwe ugashaka kumuyobora nka mbere akiri umukobwa yego urabizi umupapa yabaye umubyeyi nashaka ajya yambara ijipo nashaka ajya asuka nashaka ajya yambara mini urukumva ni umubyeyi kuko ntabwo akiri mu nshingano zawe yego ayo wariye warayariye rekera rero ni umudamu umunsi wa none abantu bakomeje kugenda babigarukaho yego buriya Irene yajyaga afata bari abana akagira ngo ni abana koko nkawe kuri yavuga ngo baracyari abana reberera kumbi ntamenye yuko tayari byamaze gucamo niba buriya iyo umuntu avuye mu cyiciro yararimo akajya mu kindi ubundi iyo muvuye gusinya ku murenge cyangwa se muvuye gusezerana ku murenge umva ikintu bababwira hari igihe giti fayita ngo zababwira tuze kujyana n'umugore wawe uyu munsi muze guhita mujyana ibyo rero ntabwo Irene yigeze abimenya yararimo avuga abarimo kugenda asobanura ngo yararimo kwitegereza abona ngo arimo gutanga inshingano ngo arimo gutanga turabasuhuje nanone nakagaruka mu makuru yacu atandukanye guturuka hirya no hino n'umugisha ko tuba tubafite n'ibyishimo bikomeye cyane ahangana ni kuri Nganji Official ujya ubwira umuntu uti dusure Nganji Official turebe amakuru mashyashya amakuru atariho ivumbi amakuru y'umwotsi amakuru ashyushye cyane nta wundi rero muri kumwe na Emmanuel Nganji imbere yacu kuri kamera turi kumwe na Mugiraneza Kazungu niwe turi kumwe aka kanya ni muri kino gitondo ni mu ruturuturu rwose rwa mu gitondo wenga amakuru arayafite arayazanye arayacigatiye Kazungu turagusuhuje murakoze cyane reka mbonereho nsuhuze rero abari hirya no hino abari mu majyepfo y'igihugu no mu majyaruguru burasirazuba n'iburengerazuba no mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari hirya no hino y'isi abari muri biriya bihugu bindi byo hirya no hino abari mu Burundi mu Buganda Tanzania ndetse na Kenya ndetse n'abari ku yindi migabane yose y'isi nimutambuke mwigire hino Kazungu noneho yabyemeje muri iyi minsi amakuru arimo kujya yazana atari bivumbi ayo makuru agomba kuyazana kabisa yego ni karibu murakoze cyane ndabasuhuje Imana ibaho umugisha bene data rero mbazaniye andi amakuru atari ivumbi amakuru mvanye mu mujyi wa Kigali nigereye kuri teri nagezeyo na amakuru nagara amakuru numvishe narugana n'amakuru nabonye ku YouTube ahubwo nge nigereye kuri teri ni amakuru ameze uku nguku ndagira ngo mutere agatebe banyarwanda mutere agatebe bicare mbaha amakuru afatika bajyaga babazanira amakuru y'ibihuha ariko ngiye mugira neza nzanye amakuru atwika y'umuriro oya tugirire neza aya makuru rero nageze kuri teri mu mujyi wa Kigali menya amakuru y'uko Yuvestine yamaze gusinyura na Irene nyuma yo gusinyura na Irene rero Dorcas nawe yamaze gusinyura na Irene buretse gatoya twumva Dorcas nawe nyuma yuko Vestina yasinyuye nawe arasezeye Dorcas nawe arasezeye ahita asezera ndashaka kubwira Irene we uracyari umwana kabisa uracyari umwana akagakiro ntabwo kazi ushaka wicara hasi wige ni gute ushaka kuyobora umuntu uri mu rugo rwe ugashaka kumuyobora nka mbere akiri umukobwa yego urabizi umupapa yabaye umubyeyi nashaka ajya yambara ijipo nashaka ajya asuka nashaka ajya yambara mini urukumva ni umubyeyi kuko ntabwo akiri mu nshingano zawe yego ayo wariye warayariye rekera rero ni umudamu umunsi wa none abantu bakomeje kugenda babigarukaho yego buriya Irene yajyaga afata bari abana akagira ngo ni abana koko nkawe kuri yavuga
ngo baracyari abana areberera, kumbi ntamenye yuko tayari byamaze gucamo. Niba buriya iyo umuntu avuye mu cyiciro yararimo akajya mu kindi, ubundi iyo muvuye gusinya ku murenge cyangwa se muvuye gusezerana ku murenge, umva ikintu bababwira. Hari igihe giti fayite ngo zababwira tuze kujyana n'umugore wawe uyu munsi muze guhita mujyana. Ibyo rero ntabwo Irene yigeze abimenya, yararimo avuga abarimo kugenda asobanura ngo yararimo kwitegereza abona ngo arimo gutanga inshingano, ngo arimo gutanga amahame ngo ya ADEPR, kandi Vestitina we ubwe yivugira ko umugabo we Odarago atari umwadeperi kandi yikundira imisatsi. Yego rero ayo makuru nayazanye kabisa, ndayazana na amakuru avanye kuri tere. Ndagira ngo utera agatebe ucyumva iyi video ugifungura YouTube ukira kuri ganje, utera agatebe ngiye mugira neza akazungu nkuzana amakuru afatika. Ni amakuru avuga ko Dorcas nawe yamaze gusinywa na Irene. Irene usigaye hehe? Ayo wariye warayariye byararangiye. Byararangiye. Urasigara ko abana bagucitse, ntabwo wayobora umuntu uri mu rugo rwe nkuko wamuyobaraga mbere akiri umukobwa. Urumva Dorcas nawe yavuze ati ibi ngibi uranye sinabyihanganira, tugomba gusesa iki amasezerano. Ubu nawe yamaze gusesa amasezerano na Irene. Irene uracyari umwana, icara wige 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 wige. Ni gute ushaka kuyobora umubyeyi uri mu rugo rwe? Bashaka kumubwira ngo ambara ibintu bigeze ku maguru, bashaka kumubwira ngo ibisoko bireke, kandi uzi ko umugabo abikunda, kandi ni umuntu mukuru. Vestitina ni umuntu mukuru, ako ntago ari umubyeyi, ariko nicyo asigaje. Nicyo asigaje buriya ni ukuba umubyeyi, kubera ko umugabo we yaramubonye anamwanditseho mu buryo bw'amategeko. Urumva rero ayo makuru nzanye ni amakuru atari ibihuha. Nyuma y'uko Vestitina asinyuye na Irene, Dorcas nawe yamaze gusinyura na Irene amasezerano, bayasheshe burundu. Ubu byarangiye. Irene urasigara he? Ayo wariye nayo ngayo jyaniraho. Bavuga ko ngo na Bosco yagiye, na Bosco ashobora kuba ngo yaragiye. Bose baragiye, nta muntu asigaranye. Nukongera agahera bundi bushyashya, akongera agaforoma abandi, akongera akabazamura. Aya makuru se yuko umuntu witwa Dorcas yasinyuye koko wekuye ahantu hizewe? Aya makuru nayakuye ahantu hizewe. Ndaza no gukura nandi naho ndayazana. Narababwiye ngo ngiye umugira neza, ngiye kujya mbazanira inkuru, ngiye kujya nzana inkuru zitwika, inkuru zitabaho, inkuru nigiriye kuri tere zitwika z'umuriro. Bigo mujye mutera agatebe muvuga ati uyu muhungu mugira neza aba bafite amakuru atwika y'umuriro. Mbere nyuma y'uko Vestitina asinyuye na Irene, Dorcas nawe yafashe umwanzuro wo gusinyira nande na Irene. Ubu Irene ntabwo bafiteho uburenganzira n'ububasha. Aho yarariye nayo ngayo, najya nayo ngayo. Yego kodisa hari abantu bajyaga bajya mu marangamutima bakavuga bati Irene azishakire ka Dorcas. Use aracyamushatse? Ubu byararangiye. Buriya nawe wabona yamaze kubona umugabo w'umunyamahanga cyane. Ntabwo byaba barabyanze bikunze, ntabwo Vestitina yamushaka. Nanjye babona babwiye ngo ayo makuru yose ngiye kujya nyazana. Nyazane Dorcas ntabwo nawe buriya byanga byakunda. Bana wasanga ajya kujya mu murenge. Aracyari ku ishuri, ndashobora azajya gukora ikizamini cya leta mu kwa karindwi. Ashobora kuzaba ashoje ubundi mu kwa karindwi, ariko nawe burashobora kwa 10 kwa karindwi, mu kwa 10 mu kwa 8 ahubwo cyangwa mu kwa 9 agahita ukajya kumva. Ayo makuru nayo zayazana kuko njye nabwe ngiye kujya mazanira amakuru atari ibihuha, amakuru afatika. Ubu ngiye kujya ngenda ahantu hatandukanye mazanira amakuru y'abastari, nzana amakuru atandukanye hirya no hino. Ndabize neza yuko muzaza muyareba kandi mukanyurwa. Icyo musabwa ni iki? Ni ugutera agatebe tukaganira, mugira neza ngiye kazungu ngabaha amakuru afatika. Yego abahanga mu gusesengura cyangwa se mu kugendagenda hirya no hino bari barimo bavuga bati ubundi ariko nanjye ari njyewe ubwanjye, urumva nanjye ari njyewe ubwanjye. Hari igihe wenda abantu bavuga ngo ADEPR ese aho amadini ageze muri iyi minsi urahabona? Ni hatari. Ni hatari. Aho amadini ageze muri iyi minsi urahabona ibibazo yamaze gutera abapasiteri. Noneho ubu ngubu rero ikiriho ubu na ADEPR na church byose nabonye ari kimwe. Kuko aba ADEPR nabo basigaye basuka, basigaye bambara ibintu bidashimana icyubahiro, kuko byose byamaze kwivanga. Iki gihe rero buri wese agomba gukizwa mu mutima we. Yego ariko se Irene ko numvisha atsimbarara ku bintu by'amadini cyane,
akatsimbara ku kintu cya ADEPR cyane, ni pasiteri ise ni pasiteri cyangwa nyina ni umudiyakoni bimeze bite? Birashoboka ko wenda ko nyina ari umudiyakoni, ariko ko nyina yaratakiriwe, nyina yari yaranapfuye, nyina yarapfuye nibyo. Yego yarapfuye. Ariko niyo yaba papa we cyangwa se n'abavandimwe ari abapasiteri, ntabwo yagakwiriye gufata icyo bita idini. Reka ntabwo ADEPR ntabwo ahita tujyana mu ijuru, ntabwo uzajya mu ijuru kubera usanga muri Isilamu cyangwa mu Gatolika cyangwa se mu Badive, uzajya mu ijuru kwa kuzi ibyo gukiranuka. Rero muri kwibeshya, buri muntu wese agomba gukiranuka ku giti cye, ku mutima we, wowe n'Imana, ukavuga ati mwami ndakwegereye, umbabarire ibyaha byanjye ibi n'ibi, Imana ikakubabarira. Umuntu akizwa ku giti cye, ariko nugendera ku idini, nta dini izajya mu ijuru, ni itorero rizajya mu ijuru. Itorero niki? Ni umutima wawe. Yego. Uzi ikintu cyantangaje gikomeye? Ikintu cyantangaje gikomeye, babajije umupasiteri ngo aho gusenya idini no gusenya urugo wasenya iki? Aravuga ngo nasenya idini. Nyine aho kugira ngo nk'ibibazo byaje yasenya iki? Idini. Kubera yuko kandi koko nyine niho usanga bifatiye. Yego, niho usanga bifatiye. Icyo bita imyemerere niki, niho usanga ibyo bintu bifatiye. Aho kugira ngo uvuge ngo ijambo ry'Imana ryaravuze ngo hariya muri Samweli, umuntu icyo bita umwepiskopi niki, ni umuntu ubasha kuyobora abo mu rugo rwe, utagira urukoni, nyine utari umunyamahane, ubasha kwakira abashyitsi, utuntu twinshi dutandukanye siko bimeze. Umwepiskopi rero nyine ni umuntu umeze uko nguko. Bishatse gusobanura iki? Buriya pasiteri urugo rwananiye ntabwo aba akiri pasiteri, biba byanze burundu. Buriya nubona uri pasiteri ukabona urugo rugeze gute rukunaniye, n'inshingano uzavuga uti ni ukuri kw'Imana nimusezerere umugaragu w'Imana tahe ndapfuye. Kubera ko njyewe reka nkubwize ukuri, ikintu Vestina yakoze uyu munsi wa none ndagishyigikiye 150%. Kubera ko ku mugani wabo inshingano afite zirenze izo Emirene afite. Ahubwo Emirene niyegere Vestina. Ubundi baca umugani mu Kinyarwanda ngo wigisha intore gusimbuka kurusha guhamiriza. Wigisha intore guhamiriza kurusha kwizibukira. Bishatse gusobanura iki rero? Hariya ahantu aho bigeze hariya ntago Emirene yabasha gukavaringa cyangwa se gukontorora urugo rwawe Drago. Yego uyu munsi wa none, yego ntabwo yakaba yabasha gukontorora urugo rwawe Drago, ahubwo we niyegere Vestina, amugire n'inama ko afite inararibonye, uko ateye intambwe naterateramo anamugire n'inama yo gushaka ave mu bintu byitwa ubugaragu. Biriya bintu nabyo biri mu bintu bimwica mu mutwe, akumva ko agomba gufata umuntu wavuye mu mategeko akomeza kumwita umwana uyu munsi wa none. Ngo uyu mwana ngo ibiki n'ibiki, ngo uyu mwana ari n'ikindi afite n'imyaka y'ubukuru, imyaka ari 20, umukobwa bari mukuru. Buriya bashyize interivale mu bintu, baravuga burya ngo interivale iba hagati y'umukobwa n'umuhungu, ku buryo umukobwa wamurusha imyaka 5. Buriya ngo umukobwa w'imyaka 15 angana n'umuhungu w'imyaka 20, ndetse cyangwa se akaba agize gute anamuruta. Kubera ko ngo ashobora kugenda kubaka urugo, nyamara umuhungu wa 15 ntabwo yagira gute, ntabwo yarwubaka. Ahubwo babicurukure. Ubu ngubu aho byari bigeze, iriya kampani Irene ntabwo ayishoboye, Emirene ntabwo ayishoboye, nareke Vestina nawe amukorere mu ngata. Ni ukuri amusimbure. Yego, oya niyo atanamusimbura ndabitewe nuko wenda buri umuntu washinze ikintu afite experience, ariko none ntabwo yakabaye ajya aranga avuga ngo yari afite ngo imyemerere ngo ya Gipantekote, ngo none ngo byaranze, ngo byagize gute, ngo ntabwo yakomeza gukavaringana, ngo ibyo ntabwo byakunda. Bigomba gukunda kubera ko nyine uriya mwana ntabwo ari umwana, nakuriya mudamu. Yego, aba ni umudamu, uriya mugore amwita umwana. Imana itobora, ahubwo natwe tuvuze ngo umwana sha, ni umubyeyi. Yego,
Kazu, ndagushimiye rero cyane muri kino gitondo, ndagushimiye cyane neza n'umunezero ukomeze kubana nawe, ni umugisha kandi kuba dufite sinzi inama wagira ubwawe nawe Vestina cyangwa se Emirene. Njyewe inama nagira Vestina, inama namugira nuko agomba gushika mu rugo rwe agasenga, kandi Imana ikazabana nawe. Imana yatumye imuha uriya mugabo ifite impamvu. Rero umujeje tafaranga sha afite inote, afite ibinote. Oya ngo arayafite, bitari ubuntu bwo gushakisha, ngo arayafite kubera ko ndi kumva ko ngo ubukwe ngo bwari kuzamuka kwa 7, niko numvise abandi bavuga ngo bwari kuzamuka kwa 7, ngo none bwimukiye mu kwa 12, ngo bwari kuzabera mu Rwanda mu kwa 7, none bwimutse bwagiye mu kwa 12, buzabera iyo ngiyo ku iwabo kwa Odrago, mu rugo wabo umuhungu niho buzabera. Mukuru rero umva inama nagira Vestina nuko yakwitonda, ikindi akicara hasi akubaka urugo rwe neza, akajya asenga akavuga ngo mwami hagarara ahirengeye ndengere, Imana izajya yumva gusenga kwe. Indi nama nagira Irene, nawe rero Irene icara wige wegera umubyeyi Vestina kwigisha. Rero n'umubyeyi bajya bavuga ngo wigisha umunyeshuri kurusha ubwenge cyane. Ikindi hari umugani baca mu Kinyarwanda ngo indinda mwana indinda musaza. Nawe ageze igihe agomba kwicara hasi akiga, niyicare hasi abanza asobanukirwe mufano. Ayo makuru nayo ngayo narinzanye, ayandi tuzagenda tuyakurikirana, zangira nyazana uko bukiye ko bwije. Murakoze. Imana ibane nawe mu mirimo yawe yose yindi ya buri munsi, kandi igikurinda mu ngendo ugenda, naho ubutaha bye bye nakagaruka dusezera.